Inka duhura nazo ntabwo ari amatungo asanzwe. Dore icyo ibi bivuze. Umuntu baramutse bamufashe igifu cye bakagisimbuza icy'inka, wakibaza ngo ese nawe warisha ibyatsi bikagutunga nk'inka? Inda yawe iki gihe izabyimba ingana nk'icyuma gishyushya amazi. Ni ukubera ko igifu cy'inka kigizwe n'ibyumba bine chambre. Byajya bigusaba kurya ibiro byinshi by'ibyatsi, ukabikanjakanja, ukabimira, ukongera ukabigarura mu kanwa ngo ubihekenye neza. Ubu bwatsi bungana gutyo bwa buri mu nda yawe, mu gifu cyawe, bwakora amagaro 50 y'imyuka ya metane y'uburozi buri munsi. Twese ku isi dufite ibifu nk'ibi, ikirere cyakuzuriye imyuka, buryo ubushyuhe bwaba bwinshi cyane ku isi, kubera ko buri wese yagere ku iyi myuka mu kirere binyuze mu misozi. Ibihe byahinduka uburyo urubura rwo ku isi rwashonga amazi akarengera imigabane. Ariko ibyo ntabwo ari byo bitangaje cyane. Umuntu aramutse arya nk'inka bishobora kumvikana nk'ibishoboka, ariko ubundi ntibibaho. Ukuri ni uko imibiri yacu yubatse ku buryo ibintu ikenera bitandukanye cyane n'iby'inka. Ingaruka ibi bintu byatugiraho sinzi uko zavugwa. Dore impamvu. Impamvu tutabaho ya mbere ni uko twahita dutakaza imbaraga, kandi igihe kuri iyi ngingo ni umutwara wa byose. Umuntu umuhinduye inka yahita agorwa bwa mbere na mbere n'uburyo igifu kingana cyangwa se giteye, kubera ko igifu cy'inka gikoze ku buryo kiremewe kugogora ibinyabutabire bikomeye cyane biboneka mu byatsi. Ibi kugira bishoboke, inka zibikora gake gake kandi bigatwara igihe. Biyitwara amasaha ari hagati y'6 n'8 ihekenya ibyo yariye, ari naho ibigarura mu kanwa ikongera ikabinyuzamo amenyo. Ubwonko bwa muntu bukenera imbaraga nyinshi cyane byihuse, ku buryo imbaraga dukenera nka 20% byazo byose bijya mu bwonko. Iki gihe umuntu wahinduye inka ntabwo yaba yashobora kubona imbaraga zihagije ngo ubwonko bwe bukore mu gihe cya nyacyo. Ariko hari n'uburyo igifu cy'inka cyatubana kinini cyane kandi kikaremera. Ubusanzwe igifu cy'inka, inka igira igifu kigizwe n'ibyumba 4: lumen, reticulum, omazum na abomazumu. Mu nka nkuru, lumen yonyine ishobora kujyamo litiro 100 kugeza ku 150 z'ibisukika. Ku muntu utwara urugingo nkuru rungana gutya, rwaba ari runini cyane ku buryo mu bigaragara bitashoboka. Binabayeho byasaba ko izindi ngingo nk'ibihaha, umutima n'umwijima ubikuramo. Mu busanzwe igifu cy'umuntu kigira acide iri hejuru cyane ku kigero cya pH ingana na 1.5 kugeza kuri 3.5. Ibi bidufasha kwica udukoko dutera indwara tuba turi mu mubiri byoroshye, ariko kandi tukabasha gushwanyaguza proteine cyangwa se ibyubaka umubiri turya mu buryo bworoshye cyane. Ku nka, igice kigize ibice 4 cyangwa se muri bya bice 4 by'igifu cyazo nk'icyitwa lumen, ni igice kiberamo udukoko twinshi cyane amamiliyoni utabara. Ubusanzwe twebwe nk'abantu tutabasha gupfa guturana natwo mu mibiri yacu. Ariko hari ibindi bintu inka zikora bitangaje. Wari uzi ko inka zijya zirira? Hari ibintu byinshi ushobora kumva ku nka ugahita uzubaha bidasubirwaho. Aya matungo burya agira inshuti. Ubushakashatsi bwerekana ko inka zigira inshuti magara zazo hagati muri zo. Inka iyo bayishyize kumwe na ngenzi yayo ikunda, umutima wayo utera gahoro kandi umuhangayiko ukagabanuka, ku buryo n'iyo bazitandukanyije zerekana uguhangayika gukomeye ndetse n'agahinda. Amaso yazo aba ku mpande y'umutwe. Iyi nka ishobora kureba muri dogere 330. Ibi bivuze ko ishobora kureba buri kintu cyose kiyiri impande itanyeganyije umutwe. Ahantu idashobora kureba honyine ni inyuma y'umurizo wayo. Aya matungo yumva impumuro ku kigero giteye ubwoba. Ni amatungo ashobora kumva ibintu biri guhumura biri ku ntera y'ibirometero 10 kure yayo. Ibi bizafasha kumenya ahantu hari amazi, ubwatsi butoshye bumeze neza, ndetse n'icyago cyaba kije kiziziye
hakiri kare. Ariko ibyo ntabwo bitangaje cyane nk'ukuntu aya matungo abasha gukora imibare. Inka zizwiho kwivana mu bibazo. Urugero, igihe zihawe ihurizo nko gufungura irembo cyangwa se gushakisha ibiryo byahishwe, zikora kandi zikagaragaza icyitwa emotional high. Mbere yuko dusobanura icyo ari cyo, ndabizi iyi nkuru y'inka wayikunze. Kuba tugeze aha ngaha tukiri kumwe, niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro byacu rusange tubagezaho. Ibiganiro bibigisha buri munsi. Nyitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Umutima wazo utera cyane, zikanasimbuka cyangwa se zikirukanka zisa n'izishimiye ko zabikoze. Ibi ni byo abashakashatsi bita Eureka cyangwa se ibihe bya Inka. Mu bushakashatsi bwamenyekanye cyane bwa University of Cambridge, abashakashatsi bahaye inka amarushanwa aho inka zasabwaga gufungura amarembo ubundi zigahabwa ibiryo. Ntabwo bashakaga kureba niba inka zabishobora cyangwa se zabikora, ahubwo bapimaga uburyo umutima wazo utera ndetse n'ibimenyetso by'amashanyarazi bibera mu bwonko bwazo. Dore ibyo babonye. Inka zashoboraga gufungura irembo, imitima yazo yateraga cyane bigaragara nka kumwe uba iyo wishimye. Ntabwo zahitaga zijya kurya ibihembo byazo ibiryo. Zarasimbukaga zigakubita imigeri y'ibinono byazo zirukanka zisanga ibihembo. Inka zashoboraga gufungura irembo zabaga zishimye kurenza inka zahawe ibiryo gusa ntacyo zakoze, bitasabye ko zitekereza. Ibi byerekanye ko inka zishimira kuba zakoze ihurizo kurenza ibiryo no kubihabwa byonyine. Mu mibereho yazo zibayeho nk'abantu, zigira inshuti magara, zigira ijwi rya buri imwe ryihariye. Buri inka ntizivuga kimwe, zitana amazina hagati yazo ku buryo inshuti zazo zizimenya. Ntabwo zikundana gusa, ziranibuka. Inka ishobora kubika inzika mu gihe cy'amezi n'imyaka y'abantu bayigiriye nabi cyangwa se izindi nka ngenzi zayo zabikoze gutyo. Niyo mpamvu ushobora kwinjira aho ziri ukumva zirabiye. Iyo zibabaye ziranarira. Hari inka zizwi zagiye zifata urugendo rurerure cyane zigiye gushaka akanyana kazo kabuze cyangwa se inshuti yazo nayo yari inka. Zigira agahinda gakabije no kwiheba ku buryo ishobora kumara iminsi ihagaze hamwe itanyeganyega, yewe ikanata amarira iyo abo yakundaga bavanwe hafi yayo. Ishobora kurira. Modern cattle farming has raised major environmental and ethical concerns. Did you know that cows are responsible for 14.5% of all human-induced greenhouse gas emission? Nawe ushobora kuba warabonye inka irekuriwe mu bwatsi bushya yari imaze igihe cyangwa se yari imaze igihe itarisha, ni ibyitwa cow dance. Igasimbuka ikozwa n'umunezero udasanzwe, ibimeze nk'umwana utashye agiye mu biruhuko avuye ku ishuri. Waba wibaza izindi nyamaswa zishima nk'inka cyangwa se uburyo ziganira hagati yazo? Naho gutaha wifuza kumva ibitekerezo, kunsaba ingingo nagukora mu buryo bw'ibanga. Nomero ya WhatsApp ni 0782622230. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu, turishimiye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'ivideo wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahiriza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ariko ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba, nabyo birimo ubwenge bwinshi. Nimubirebe, mwibuke mukore subscribe kuko birihutirwa.